ni umuhanga cyane kandi akaba umunyamahirwe, umuntu wese uzi abantu kandi akamenya uko abana nabo. Kumenya abantu n'uburyo bwo kubana nabo ni bumwe mu bumenyi bukomeye bwa ngombwa cyane buri wese akwiye kugira. Utanagiye kure, igice kinini cy'ubumenyi baduha haba mu ishuri ndetse no mu miryango yacu ni ubumenyi burebana n'uburyo bukwiye bwo kubana n'abandi. Ubu bumenyi hari umuntu wabuhariye ubuzima bwe bwose maze yandika ibitabo bitandukanye bivuga kuri iyi ngingo. Robert Greene, umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika wandika ibitabo bivuga ku bubasha bw'abantu ndetse n'uburyo bw'imibanire. Kimwe mu bitabo yanditse kikamamara cyane ku isi yose cyitwa 48 Laws of Power, Amategeko 48 y'ububasha. Ni igitabo cyamamaye cyane ku isi yose. Abantu bo mu ngeri zitandukanye barimo abayobozi bakomeye, ibyamamare, abashakashatsi n'abandi baragisoma ndetse bashishikariza abandi kugisoma. 48 Laws of Power, Amategeko 48 y'ububasha. Uyu mwanditsi yanditse amategeko 48 atekereza ko ubashije kuyakurikiza inyuguti ku yindi agira ububasha ku bandi bantu. Aya mategeko twigeze kuvuga kuri amwe muri yo mu biganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku yo tutavuzeho. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Amwe mu mategeko ari muri iki gitabo, abantu bamwe bavuze ko ashobora gusunikira abantu bamwe na bamwe kugira imyitwarire irimo uburyarya, ubucakura no gukoresha amayeri kugira ngo abandi bakore ibyo ushaka bo batabizi. Ibyiza ni ukutabikora, ariko nanone ni byiza kubimenya ngo batazabigukoreshaho. Aya mategeko ntabwo tuyakurikiranya uko akurikiranye muri iki gitabo rimwe ku rindi. Tubahaye ikaze. Ntuzigere na rimwe ugaragaza ko hari icyo urusha umuyobozi wawe. Buri gihe uzereka abagukuriye, abagutegeka cyangwa se abakurusha mikoro ufite icyo ukeneyeho ko bakuri hejuru rwose kandi ko nta kintu na kimwe ubarusha. Mu byo uzakora byose ugamije kubereka ubuhanga bwawe ndetse n'impano zawe, ushaka ko bagukunda, ntuzajye kure cyane ngo ubereke ubumenyi bwawe bwose ngo ugere naho ubereka ubwo badafite. Ibi nubikora bishobora kuzaba ikinyuranyo cy'ibyo wifuzaga. Igihe cyose uri kumwe n'umuyobozi wawe, mwereke ko umufitiye ubwoba rwose kandi kudatekanye igihe cyose ari hafi yawe. Ereka umuyobozi wawe ko ari umuhanga cyane kurenza uko abitekereza. Nibishoboka umwereke ko wowe ntacyo uri cyo rwose, ko washoboraga no kuba utakiriho cyangwa se ukaba ubayeho nabi cyane iyo bitaza kuba kubw'impuhwe ze. Mwereke ko ubwenge ubufite, ariko rwose ko bidashoboka kugira ubwenge buri ku rwego rw'ubwe. Ibi nubishobora, nawe ubwawe bizaguha ububasha. Iri tegeko ushobora kuryumva neza mu nkuru y'umwami Louis XIV wategetse ubwami bw'Ubufaransa mu 1643 kugera mu 1715. Bamwitaga Le Grand, Le Roi Soleil. Inkuru ye n'uwari minisitiri we w'imari Nicolas Fouquet igaragaza neza iri tegeko. Louis XIV yari umwami w'igihangange kandi wumvaga ko ashobora byose. Birumvikana yari umwami. Ni ubwe wiyise Le Roi Soleil, yumvaga ko afite ububasha nk'ubw'izuba. Yashoboraga gukora icyo ashaka cyose mu Bufaransa ntawe abajije kandi ntibigire uwo bitera ikibazo. Muri sale yuzuye abantu, yashoboraga gukenera ikaramu abari muri iyo sale bose uko bakabaye, bakarwana buri wese ashaka kubona amahirwe yo kumuha ikaramu. Birumvikana buri wese mu buzima bwe yakwifuza kwibwira ko hari icyiza yakoreye umwami. Muri guverinoma ya Louis XIV rero harimo minisitiri w'imari wari umuhanga cyane, Nicolas Fouquet. Muri iki kinyejana cya 17 Bwana Fouquet yari yarubatse shato nziza cyane kandi nini ku butaka yari afite ahitwa Vaux-le-Vicomte. Ni muri commune yitwa Mency mu majyepfo ya Paris. Uyu Fouquet yakoraga ibyo ashoboye byose ngo umwami amukunde. Gusa minisitiri w'intebe w'Ubufaransa yaje gupfa, maze umwami ahitamo gukuraho uyu mwanya aho kuwushyiramo Fouquet. Kugira ngo atabura icyizere cy'umwami, Nicolas Fouquet yaje gutegura ibirori by'akataraboneka bibera muri ya shato ye. Bivugwa ko byari byo birori bikomeye cyane Ubufaransa bwari bwaragize. Yashakaga ko rubanda ibona ko aziranye n'abantu benshi kandi bakomeye, bikagaragara ko akunzwe.
Muri ibyo birori kandi yari yateguye ibintu byose byiza bigamije kuza gushimisha umushyitsi mukuru muri ibyo birori, ari we umwami Louis XIV. Yibwiraga ko biri bushimisha umwami, birangira ahubwo bimurakaje cyane. Umwami yarakajwe cyane no kuba abantu benshi bari baje muri ibyo birori bya minisitiri w'imari we, kandi bigaragara ko bakunze minisitiri w'imari. Ikindi kandi uyu muminisitiri yagaragaje ko ashobora kubona ibintu byinshi byo guha abantu bangana uko nguko. Fouquet yakoze ikosa rikomeye cyane atabishaka, ikosa ryo kugaragaza ko hari ikintu arusha umuyobozi we, bituma umuyobozi we yumva adatekanye. Yiyumvise nk'aho ububasha n'igikundiro n'igitinyiro afite hari undi muntu ushobora kubigira mu gihugu. Bukeye bwaho Nicolas Fouquet yarafashwe, arafungwa, amara imyaka 20 ahantu ha wenyine afungiranye mu misozi ya Pyrénées, ashinjwa kuba yaribye mu isanduku ya leta amafaranga menshi. Urundi rugero ariko noneho rw'umuntu wakoresheje neza iri tegeko ni urw'umunyamibare w'umuvumbuzi wabaye ikirangirire kurusha abandi mu kinyejana cya 16, umutaliyani Galilei. Iri tegeko yarikoresheje neza mu guha ikuzo abaterankunga be. Uyu nguyu mu myaka 410 ishize yavumbuye ko umubumbe wa Jupiter ufite amezi awugaragiye. Icyo gihe aho mu Butaliyani hari umuryango ukize cyane w'Abamedici. Uwo muryango w'Abamedici, ikimenyetso cyawo cy'ubudahemuka cyangwa se ikirango cy'uwo muryango cyari umubumbe wa Jupiter. Galilei rero mu buhanga bwe amaze kuvumbura amezi agaragiye Jupiter, yisanze ari mu bibazo bikomeye cyane bya mikoro, maze aza kugira igitekerezo cy'abahanga cyo gufata buri kwezi yavumbuye muri yayandi agaragiye Jupiter, akakugira ikimenyetso cya buri umwe mu bahungu ba Medici. Yagize ubwenge bwinshi cyane bwo kumenya gukeza abakire. Uyu muryango wahise ugira Galilei umunyamibare wabo ku giti cyabo wemewe n'amategeko, bamuha inkunga nyinshi n'umwanya ukomeye mu muryango wabo. Uzahishe cyane imigambi yawe ndetse n'ibyo uteganya gukora byose. Wigeze wumva umuyobozi w'ingabo atangaza ko mu minsi mike igiye kuza afite gahunda yo kuzatera umujyi runaka akawigarurira, ndetse akanatangaza uburyo bwose azakoresha kugira ngo atsinde urwo rugamba? Robert Greene avuga ko ari byiza guhisha imigambi yawe ndetse n'iterambere ryawe. Agaragaza ko imigambi yawe ikwiye kutajya hagaragara igihe cyose itaragera ku rwego rwo kuba itabangamirwa n'uwo ari we wese. Ibi avuga ko ari uburyo bwiza bwo gutsinda intambara na mbere y'uko uyitangiza. Biragoye cyane kugenzura ururimi rwawe ndetse n'ibyo ugaragariza abantu. Birimo ubwenge bwinshi gushobora gutoranya neza amagambo yawe, amagambo agusohokamo ukayatoranya rwose. Abantu ukababwira ibyo bashaka kumva aho kubabwira ukuri gusa nabi cyangwa se kuryana kw'ibyo utekereza cyangwa se uko wiyumva. Yemeza ko iyo wifunguriye abantu ukababwira imigambi yawe yose, uba wishyize mu mwanya wo kuba wagirirwa nabi, cyangwa se ibyo uteganya gukora byose bikaba byatambamirwa byoroshye cyane. Bizagorana kukubaha no kugutinya kubera ko intwaro zawe zose zizaba ziri ku karubanda. Ibyawe byose uzaba ubisangiye na bose. Nta kantu na kamwe uzaba warisigiye ngo uvuge uti akangaka n'ijya ukazi njyenyine. Ububasha ntabwo bujya ku muntu utifitemo icyubahiro n'igitinyiro, kandi kuba abantu batagufiteho amakuru ahagije bibatera ubwoba, bityo bakanakubaha. Niko abitekereza. Umuntu ava akagera, ikintu cya mbere kimugize ni ukwizera ibyo areba n'amaso ye. Ubukire bw'abantu tububona tukibakubita amaso. Kuba abantu bizera ibyo bareba n'amaso yabo bihita byoroshya cyane imyitwarire yo guhisha imigambi yawe yose. Reka tuvuge ku buryo abantu bahisha gahunda n'imigambi yabo, ubundi bakakwigirizaho nkana. Bashyigikira igitekerezo kinyuranye cyane nuko mu by'ukuri bumva ibintu, ariko bikabafasha kugera ku ntego zabo. Ubu ni uburyo bwo guhisha imigambi yabo, ariko batakubwiye ngo ntabyo nkubwiye. Bagaragara nk'abatagira icyo baguhisha, nyamara ibyo bagaragaza atari byo mu by'ukuri. Ibyo bavuga ko bifuza kugeraho ndetse n'imigambi bavuga ko bafite mu buzima bwabo ntabwo biba ari ukuri. Mu by'ukuri bifuza ibindi bitari ibyo bavuga. Abantu mu buryo bworoshye bitiranya ubunyangamugayo no kuvugisha ukuri.
wibuke bizera ibyo barebesha amaso yabo. Ibi bituma ibyo bavuga nawe ubiha uburemere cyane. Abantu bazagutenguha kubera ko bakora ibyo bashoboye byose ngo bakwizeze ibyo ubona. Bashyira ingufu nyinshi cyane mu kugaragaza ubunyangamugayo bwabo hano, nyamara bagamije guhisha ubukundamugayo bwabo hariya. Impamvu iki gitabo hari abantu bavuga ko gishobora gusunikira abantu bamwe mu buryarya nuko kirimo amagambo nk'aya ngaya. Umwanditsi anajya kure akavuga ko ubunyangamugayo bwinshi bushobora gukoreshwa nk'intwari ikomeye cyane ku bantu bamwe na bamwe batari beza. Ibi abihuza n'abantu bamwe na bamwe babona umuntu mwiza cyane ukundwa na benshi bagatangira kumwishisha bavuga ko ashobora kuba hari ikintu ahishe. Bwana Green agaragaza ko kugira isura itagaragaza ibimenyetso ari bwo buryo bwiza bwo guhisha imiterere yawe. Ubu ni uburyo abantu benshi babaye ibikomerezwa muri ubu buzima bize gukoresha kandi neza cyane. Ibintu byinshi byubakiye ku izina ryawe n'isura abantu bagufiteho. Ni byiza kubirinda mu buzima bwawe bwose. Isura abantu bagufiteho cyangwa se uko bafata izina ryawe ni inkingi ikomeye cyane mu kugira ububasha mu bandi. Mu birebana n'imibanire, uburyo ugaragara ni ikintu cy'ingenzi cyane kandi gihatse imanza zose abantu bagucira. Isura ufite mu bandi ni izakurinda mu mukino ukomeye cyane w'uburyo abantu bagaragara. Bizagufasha kujijisha abantu maze bibagore cyane kukumenya mu by'ukuri. Ibi kandi bizagufasha kugenzura imanza abantu bagucira n'uburyo bagufata. Kubera iki rero isura yawe mu bandi ifite agaciro gakomeye? Izina ryiza cyangwa se isura nziza mu bantu bituma uba uhari n'ubwo waba udahari mu by'ukuri. Bagutekerezaho niyo udahari. Ibi kandi bituma ugira imbaraga nyinshi mu bantu bitakuvunnye. Ibi kandi birema iruhande rwawe umwuka w'icyubahiro gituruka mu bakuzi benshi. Rimwe na rimwe bishobora no kurema ubwoba muri bamwe mu bakuzi kubera ko hari ibintu batazatinyuka kukubwira cyangwa se gukora uhari. Mu ntambara ya kabiri y'isi, mu rugamba rwabereye mu butayu bwa Sahara, umujenerali w'umudage witwaga Erwin Rommel yarazwiho cyane ubucakura. Yari umuntu uzi kugera ku cyo ashaka cyose akoresheje uburyo bwo gusunikira abandi kucyemera kabone n'ubwo baba batabishaka. Yaranazwiho kandi impuhwe zitari nyinshi. Iyi myitwarire ye kandi yanateraga ubwoba abantu bose babaga bafite ibyo bahuriramo nawe. N'igihe urugamba rwari rugiye kumutsinda, igihe ibifaru by'Abongereza byarutaga kure iby'ingabo ze, agace kose kageragamo inkuru y'uko ari hafi aho ngaho, abahatuye bahitaga batangira guhunga ataranahagera. Inkuru y'uburyo uyu mujenerali yarazwi cyane ku buryo abantu banamutinyaga nta kintu arakora, ni inkuru yatumaga abantu bamwubaha atanahari niyo nta kintu yabaga yagakoze. Iyi nkuru yashingiyeho na benshi igitekerezo cy'uko isura ufite mu bantu ikugenda imbere. Iyo ari nziza ikora akazi kawe kose wowe utanarambuye ukuboko. Mu ntambara y'Ubushinwa yiswe y'ubwami butatu yabaye kuva muri 207 kugera muri 265 mbere ya Yezu, General Liang yamenyekanye cyane ku gutesha umutwe umwanzi we bari bahanganye, General Sima Yi. Ingabo za Liang zarutwaga cyane mu bwinshi n'ingabo za Sima Yi. Gusa yashoboye gushyira mu bikorwa umugambi w'ubwenge wamufashije gutsinda igitero atiriwe arwana. Liang yambaye ikanzu ye y'abataoyiste, ubundi ajya ku ruzitiro rw'umujyi yari ashinzwe kurinda. Abasirikare be bafungura amarembo yinjira mu mujyi barayarangaza rwose, ubundi bigira kwihisha. Abasirikare ba Sima Yi baraje basanga umujyi urarangaye. General Yi yahise akubita amaso Liang ahagaze ku marembo y'umujyi we, ariko ntiyabona abasirikare be. Bitewe n'uburyo yari asanzwe azi ko Liang ari umurwanyi ukomeye cyane, noneho akamubona ahagaze ku marembo y'umujyi we urangaye, General Yi yahise yumva ko uwo nguwo ari umutego ukomeye cyane bagiye kugwamo, maze byihuse cyane ahita ahamagara ingabo ze azitegeka gusubira inyuma. General Liang yakoze ibingibi kubera ko nta yandi mahitamo yari afite. Rwose yari afite ubwoba, azi neza ko agiye gutsindwa, ariko izina rikomeye ndetse n'isura nziza yari afite byaramurokoye.
ni gute bubaka izina ryiza cyangwa isura nziza mu bantu? Mu ntangiriro ni byiza kwibanda ku kintu kimwe ufite, ukagikora cyane ku buryo kimenyekanaho. Gishobora kuba kugira ubuntu, ubunyangamugayo, cyangwa se kugira uburyarya cyangwa n'ubucakura. Icyo kintu kizagushyira ku ruhande, ubundi abandi batangire kukuvugaho. Hanyuma icyo kintu uzwiho uzakore ku buryo kimenyekana mu bantu benshi bashoboka, ubundi wirebere uburyo iyo nkuru yawe ikwirakwira nk'umuriro mu byatsi byumye. Ibi ngibi ntabwo bikorwa mu gihe gito, bikorwa gahoro gahoro mu gihe kirekire. Byemezwa ko izina cyangwa se isura yawe ari ikintu cyo kubaka, ubundi ukakiryamaho ukomeje, kabone n'ubwo byaguhenda, kandi ugahora uteganya cyangwa se witeguye ibitero byose byagabwa ku izina ryawe, ukabirwanya hakiri kare. Isura yawe cyangwa se izina ryawe ugomba kuryubakira ku kintu kimwe, kubera ko nibyo bitazagora abantu kukumenya. Hari uburyo bune Robert Greene atekereza ko ari bwiza gukoresha mu kurinda no gukuza isura yawe n'izina ryawe ryiza. Ntuzigere na rimwe ugaragara nk'uwihebye cyangwa se wacitse intege mu gihe urimo kurwanya umuntu uvuga abandi nabi cyangwa se umuntu usebya abandi. Ntuzigere na rimwe wiha uburenganzira cyangwa se ngo wiyemerere kurakara mu gihe abanzi bawe bakuvuze nabi cyangwa se bagusebeje. Ibi iyo ubikoze bigaragaza ko ufite umutekano muke, bigaragaza ko utizeye uburemere n'ubwiza bw'isura yawe mu bandi. Bashobora kuzatekereza ko urakajwe n'uko nawe utekereza ko ibyo bakuvuzeho bishobora kuba ari ukuri. Buri gihe uzisobanure, ariko utagaragaza guhangayika cyangwa se gucika intege. Icya kabiri, iki ngiki tugiye kuvuga gishobora kugira icyaha. Uzateza ukujijinganya ndetse rimwe na rimwe ukwiza ibihuha ku mwanzi wawe. Ibi ni byiza kubyirinda, nubwo Robert Greene abitangamo inama. Avuga ko kwibasira izina cyangwa se isura y'umuntu cyangwa gushaka kwangiza uko abantu babona umuntu ari intwari ikomeye cyane, cyane cyane iyo ufite ingufu nke kuruta izo wowe wibasira afite. Ibi bivuze ko aba afite byinshi byo gutakaza muri iyi ntambara, kandi akazina kawe gato kamubera igipimo gito cyane cyo kurasaho iyo ashaka kugusubiza. Gusa ibi ni ibintu bigomba gukoranwa ubwenge n'ubuhanga, kubera ko bishobora kugusunikira mu ntambara yo guhora. Ahangaha avuga ko iyo utagize ubwenge bwo kwangiza izina cyangwa se isura y'umwanzi wawe mu bwenge, birangira ahubwo ari we wangiritse cyangwa se wisenye. Gushidikanya ni intwaro y'igitangaza. Iyo uyikoresheje wifashishije ibihuha ku mwanzi wawe, uwo mwanzi wawe azisanga mu gushidikanya kutagira izina. Ku ruhande rumwe azagerageza guhakana bya binyoma, anagaragaze ko rwose wamubeshyeye, ariko gushidikanywaho n'abantu bizagumaho. Kubera icyo arimo yisobanura cyane, nyamara wasanga biriya bihuha bifite ishingiro, niko bazavuga. Muri uku kwisobanura cyane kandi ashobora kuzagukoreramo amakosa menshi. Naramuka afashe icyemezo wavuga ko gikomeye cyo kukwihorera ntagusubize, ntanagerageze kwisobanura, ugushidikanywaho noneho kuzaba kuri hejuru cyane. Ubu ni uburyo Robert Greene atekereza ko abantu badafite izina cyangwa se isura yo kurinda bashobora gukoresha mu kurirema. Icya gatatu, nuramuka ugiye kure cyane mu kwibasira izina cyangwa se isura y'umuntu, bizakururira abantu kwita cyane ku makosa yawe cyangwa se ibyo nawe ukora nabi. Rimwe na rimwe banita ku mafuti yawe kurusha uko bita ku mafuti y'uwo wasebeje. Thomas Edison, umuvumbuzi byemezwa ko yavumbuye amashanyarazi no kuyatwara uyakura ahantu hamwe uyajyana ahandi, yavumbuye ibirebana no gutwara umuriro w'amashanyarazi ujya mu cyerekezo kimwe kandi mu buryo bukomeza. Nyuma yaho umuhanga w'umunyaserbiya witwa Nikola Tesla yashoboye kuvumbura ubundi buryo bwo gutwara amashanyarazi bwitwa courant alternatif, aho umuriro w'amashanyarazi ugenda ugaruka bitari nk'ibya Edison byo kugenda mu cyerekezo kimwe. Birumvikana uyu nguyu yarabaye umuntu uhanganye na Thomas Edison wari warivumburiye ibintu bwa mbere. Uyu Edison akimenya ibyo Tesla yavumbuye yararakaye cyane kandi aramwanga, ahita afata icyemezo cyo kuzasenya burundu izina n'isura bya Tesla
binyuze mu kwizeza rubanda ko ubu buryo bw'amashanyarazi bwa Tesla budatekanye rwose. Tesla yagiye mu byo kwisobanura, avuga rwose ko amashanyarazi ye akora neza, ko ibyo Edison amuvugaho ari ibinyoma. Tesla mu kudatekereza kwinshi ahari, yafashe amatungo menshi yo mu rugo arimo injangwe n'imbwa nyinshi ayakubitisha y'amashanyarazi ye. Ati ntimureba rwose ko aya mashanyarazi akora kandi afite ingufu. Nk'aho ibyo bitari bihagije, mu 1890 yasabye ubuyobozi bw'amagereza muri New York abusaba ko bwategura ishyirwa mu bikorwa ry'igihano cy'urupfu hakoreshejwe amashanyarazi ye. Yasabye ko ku nshuro ya mbere umuntu yakwicishwa amashanyarazi ye. Nyamara Edison bari bahanganye nawe, yari yaragerageje aya mashanyarazi ye ngo arebe niba yakwica ikinyabuzima, ariko abigeragereza ku dusimba duto cyane. Umuriro bakoresheje wari ufite ingufu nke ku buryo bagerageje kuwicisha umuntu wari wakatiwe urwo gupfa ntiwamwica, ahubwo uramuzahaza cyane. Ibi ngibi bishobora kuba ari cyo gihe iki gihugu cyashyize mu bikorwa igihano cy'urupfu bigakorwa nabi cyane. Kwica uyu muntu byasubiwemo. Gusa muri iyi ntambara ya Edison na Tesla, izina rya Edison niryo ryaharokokeye, nyamara amagerageza ye ariyo yakoze amabara menshi. Irya Tesla ryarahangirikiye cyane kandi ari ubigizemo uruhare. Isomo: ntuzigere ujya kure mu bushotoranyi nk'ubu ngo ni ukurengera izina ryawe ryangijwe, kubera ko bizakururira abantu mu kwita ku makosa yawe kuruta uko bitaye ku makosa y'usebya. Uburyo bwa kane Robert Greene atekereza ko bufasha cyane mu kubaka uko abantu bakumenya no kurinda izina ryawe, cyangwa se kurinda uburyo abantu bakuzi. Uzakoresha urwenya, gutebya cyangwa se guterana ubuse ugamije kubabaza abo muhanganye. Igihe izina ryawe cyangwa se ibigwi byawe ari byinshi, abantu baramaze kukwizera, koresha uburyo bwo gutebya ku buryo abantu babona ko uzi gusetsa, ariko mu by'ukuri ugamije guca intege uwo muhanganye. Avuga ko ibi ngibi bizakugaragaza nk'umuntu ukomeye kandi ufite ibigwi bihagije ku buryo ushobora no gushimishwa n'urwenya kandi ukabona rufite. Uwo muhanganye bizamusunikira mu kwirwanaho no kwisobanura, ariko bikugaragaze nk'umuntu udashaka guhangana, nyamara wangije cyane isura y'uwo muhanganye. Ubu ni uburyo bune Robert Greene atekereza ko bwafasha buri muntu kurinda no kurwanira isura ye, cyangwa se kurwanirira ibigwi yamenyekanyeho ngo hatagira ubyangiza. Gusa nk'uko mwabyumvise, harimo n'uburyo buhamagarira abantu kwangiza amazina cyangwa se ibigwi by'abandi hakoreshejwe gusebanya. Ibi bishobora kugira icyaha cyangwa se guteranya abantu. Hari irindi tegeko mu mategeko 48 y'ububasha: uzigaragaze utitaye ku kiguzi cyose bizagusaba, uzasunikira abantu kukubona. Avuga ko ikintu kitagaragara kiba kimeze nk'ikitariho. Mu ntangiriro Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikivangavange kitagira ishusho kandi iriho ubusa. Umwijima wari ubundikiye inyanja y'amazi n'umwuka w'Imana wahuhiraga hejuru yayo. Imana iravuga iti ntihabeho urumuri. Urumuri rubaho. Aha ni naho ibindi biremwa byose byahereye bibaho. Robert Greene avuga ko kwigaragaza bitwikira intege nke nyinshi kandi bigaha buri kintu amahirwe ya kabiri yo kubaho. Ibi ariko biba byiza cyane iyo ibyo wigaragazamo ari ukuri. Ibyo uvuga utunze cyangwa se uburyo ukomeyemo bikaba ari ukuri koko. Hari inyandiko y'Abanya-Espanye yamenyekanye cyane mu kinyejana cya 17 igira iti buri kintu gicirwa urubanza bitewe n'uko kigaragara. Ikitabonywe n'abantu ntabwo kibarwa. Ntuzigere na rimwe wiyemerera cyangwa se ngo wihe uburenganzira bwo kuburira mu kivunge. Sohoka muri icyo kivunge ujye ku ruhande aho bashobora kukubona. Ihindure rukuruzi yo kwitabwaho. Garagara nk'aho uri munini, ufite amabara menshi kandi agaragara kuruta abandi bose. Kubera iki Greene avuga ko kumenyekana ari ingenzi mu nzego zose z'imibereho?
kwigaragaza kurusha abandi ni ubumenyi butavukanwa. Abantu bose ubona bakunda kwishyira imbere no kwigaragaza barabyize. Robert Greene atekereza ko buri muntu aba akwiye kwiremera isura imushyira ku ruhande ikamutandukanya n'abandi. Iyo sura ishobora kuba ikintu gisanzwe nk'imyambarire cyangwa se imiterere nko gusetsa ituma abantu bakuvugaho. Igihe cyose iyo sura yamaze kuremwa uba ufite umwanya mu bandi. Ibwami mu Bufaransa ku ngoma ya Louis XV hari abasizi benshi, hari abahanzi n'abanyabugeni benshi kandi b'abahanga. Bari n'ibirangirire ku isi y'icyo gihe. Habaga abagabo n'abagore bafite ubuhanga butagira ingano, ariko muri bose nta n'umwe wavugwaga cyane icyo gihe nka Duc de Lorraine. Uyu muduke yari mugufi cyane, hafi gutekereza ko afite ubumuga. Gusa yarazwiho kugira imyitwarire byemezwa ko itarimo ikinyabupfura na gike. Imyitwarire ye ntabwo yashimwaga cyane. Byavugwaga ko yaryamanaga n'inshoreke z'umwami kandi yajyaga akunda gutuka abandi bantu babaga ibwami, ndetse rimwe na rimwe yajyaga avuga nabi umwami ubwe. Gusa umwami yakundaga ubuhanga bwa Duke ku buryo yumvaga atabaho atamufitiye iruhande rwe. Byari byoroshye kubyumva. Imyitwarire n'imiterere ye ndetse n'ubuhanga n'impano bye byatumye abantu ibwami bamumenya cyane. Uko bamumenye cyane byatumaga bashaka ko aba ari aho ngaho buri gihe, hatitawe ku byo yakoraga byinshi bitari byiza. Umuvumbuzi ukomeye cyane w'amashanyarazi Thomas Edison yamenye hakiri kare ko kugira ngo abone amafaranga yo gukora ubushakashatsi bwe yagombaga guhora mu bitekerezo no mu biganiro by'abantu. Ibi byatumye atekereza uburyo budasanzwe yakoreshaga mu kumurika ubuvumbuzi bwe. Iyo yamurikaga ubuvumbuzi bwe, abantu barahururaga kubera uburyo yabikoraga. Byabaga bimeze nk'ibirori. Imbere y'abantu yerekanaga ibyo yavumbuye, ariko akanerekana n'ibimeze nko kwerekwa ibindi bintu bizaza mu myaka ya kera, ariyo iyi ngiyi turimo. Iyo yamaraga kwereka abantu ibyo yavumbuye mu iterambere ry'amashanyarazi, yahitaga afata umwanya akavuga ku buvumbuzi bw'ahazaza. Icyo gihe bwumvikanaga nk'ibitangaza. Yavugaga ko hari igihe ku isi hazabaho za robo, ari nazo turimo kubona uyu munsi. Yavugaga ko usibye kuba hazabaho imashini zikora ibintu byose nko kumesa no koza amasahani n'ibindi, akanavuga ko mu myaka izaza hazavumburwa imashini zishobora kuzajya zifotora ibitekerezo by'abantu. Yavugaga ibintu bidafite aho bihuriye n'ubuvumbuzi bwe, ariko byatumaga abantu bahora bamuvugaho. Yakoraga byose bishoboka ku buryo yamamara kurusha uwo bari bahanganye muri icyo gihe, Nikola Tesla, ushobora kuba yari n'umuhanga kumurusha. Ariko izina rye ryari rizwi gake cyane kurusha irya Thomas Edison. Mu mwaka w'1915 hariho ibihuha ko muri uwo mwaka Tesla na Edison bashobora kuzahabwa igihembo cyitiriwe Nobel cy'ubugenge. Gusa muri uwo mwaka iki gihembo cyahawe abavumbuzi babiri b'Abongereza. Nyuma byaje kumenyekana ko komite itanga ibyo bihembo yari yaragerageje kwegera Edison imusaba ko yakwemera igihembo, ariko akazagifatanya na Tesla. Ibi Edison yarabyanze, yanga rwose gusangira icyo gihembo na Tesla. Muri icyo gihe izina rya Edison ryari rihagaze neza cyane kurusha irya Tesla. Rero yabonye ari byiza kwanga icyo cyubahiro yari ahawe kurusha kwemerera uwo bahanganye nawe kuvugwa abikesha lift yari agiye kumuha yo gusangira nawe igihembo. Hari uburyo butandatu bufasha abantu kuba ibyamamare. Mugiye kubibona ko bumwe muri ubwo buryo atari bwiza, ariko abantu barabukoresha kugira ngo bamamare. Uburyo bwa mbere, gukora ibidakwiye cyangwa se gukora ibara. Ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa na bamwe bashaka ko ibitekerezo byabo cyangwa se nabo ubwabo bamenyekana. Ubu buryo burimo gushotora abantu bazwi ku buryo bivugwa hose. Mu kinyejana cya 16 umusore muto witwaga Pietro Arentino w'umuromani wari umusizi yatekereje uburyo yazamenyekana, maze afata icyemezo cyo kwandika imivugo myinshi itera ubuse umushumba wa Kiliziya Gatolika icyo gihe. Uyu mwana w'umusore yavugaga uburyo ngo papa akunda inzovu ku buryo yumva yanazorora.
uyu musore yahise amenyekana byihuse cyane kubera ko icyo gihe papa yari umuntu ukomeye, bitari muri kiliziya gusa ahubwo no mu butegetsi busanzwe. Uburyo bwa kabiri bwo kuba icyamamare ni uguhora wivugurura, usa n'uwirema bushyashya. Igihe wamaze kumenyekana, ni byiza guhora ibikorwa bituma abantu bakubona kandi bakakuvugaho. Nutabikora, abantu bazakurambirwa, batangire kubona uri umuntu usanzwe, binabasunikire mu kwerekeza amaso ku wundi muntu. Uburyo bwa gatatu, uzakore ku buryo nta umenya icyerekezo cyawe gikurikiyeho. Abantu biyumvamo ko basumba cyane umuntu wese ufite ibikorwa bashobora kumenya no guteganya. Iyo bazi uko wakwitwara mu bintu runaka, bumva ko nta gishya cyakuvamo. Nubereka ko ari wowe ugenzura byose, ukabikora ubereka ko badashobora kumenya intambwe ikurikiyeho, icyubahiro cyabo uzaba ugifite rwose. Uburyo bwa kane, rema amayobera mu byo ukora. Ku isi aho abantu batekereza ko ibintu bigomba kuba umweru cyangwa se umukara, iyo ukoze ikintu kitari muri ayo mabara bakwibazaho, bityo bakagukurikira cyane. Ntuzatume basobanukirwa 100% ibyo ukora cyangwa se ibyo witegura gukora. Kora ku buryo bajya impaka ku bintu byawe. Robert Greene atekereza ko muri uru rwego rwo gushaka kwamamara, ibyiza ari ugushotorwa cyangwa se kugabwaho ibitero aho kwirengagizwa. Ubu buryo bwose n'ubundi bwinshi Robert Greene atanditse, abantu babukoresha mu gushaka kwamamara, cyane cyane muri ibi bihe by'imbuga nkoranyambaga. Gusa nanone ntabwo ibi ngibi bibuza ko hari abantu badakunda kwamamara cyangwa se kumenyekana na gato. Muri iki kiganiro tuvuze ku mategeko make yo mu gitabo 48 Laws of Power. Ni ibitekerezo by'uyu mwanditsi kandi ntabwo bivuze ko ari amategeko buri wese akwiye gukurikiza. Mu biganiro byacu tuzavuga no ku yandi mategeko yanditse muri iki gitabo. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.